Bwana asifiwe sana. Mahagarare hano. Beya subira kuri sente. Kubera ko hari ibyo twabuzanyije hakaba hari abari kubikora. Tumwongere mu izina rya Yesu. Tuzamurira Imana amaboko duhe Yesu cyubahiro. Hallelujah! Nakiri umukozi w'Imana François kuva Icyangugu. Munyamuryango wacu inshuti yacu cyane. Tuguhaye ikaze. Bwira mugenzi wawe ngo turi gusenya umwuka wadarira mu izina rya Yesu. Wamaze bashiki bacu, wamaze abana bacu, wamaze urubyiruko rwacu. Turi gusenya umwuka wadarira mu izina rya Yesu. Curanga.
reka nsaba iteraniro twese duce bugufi turasubiramo. Reka nsaba iteraniro twese hatabuze uyibwire ngo hari aho ngomba kugera ntaragera. Ubwire Imana ngo hari ibyanjye ntarashikira. Ubwire Imana ngo nkeneye kwavansa mu izina rya Yesu. Mana mu izina rya Yesu Kristo, ijambo ryawe riravuga ngo ni wowe wumva ibyo usabwa. Ugira icyo ukora uyu mugoroba Mana. Ibihe bya none bitumaze imbaraga. Ibihe bya none ma ayi mu izina rya Yesu Kristo. Recari ezaveni yaka prime de mezaferi egaride jibre de kashi meandre de ka mu izina rya Yesu. Mana nyiribihe, Mana nyir'imbaraga we,
murakoze cyane Yesu abamugisha. Reka basabe dutuzeho gatoya.